Iri jambo riravuze ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Intego iravuga ngo twubake ku rutare ari rwo Kristo. Imana ishimwe. Haleluya. Umwuka nagusubure akuhumurize muri ayo makuba, aguhumurize muri uyu muyaga, aguhumurize muri izi ntege nke. Umwuka w'Imana nagusure. Aramuhura TV, Aramuhura TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. Nongeye kubasuhuza mwese, mugira amahoro. Amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza, nejejwe n'Imana. Umwami Imana abaho umugisha mwinshi. Uyu ni wa munsi tujya tuganiraho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye amugi yombi. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rishyiraho, ijambo ry'Imana kandi rikuraho. Uyu munsi rero nongeye gushima Imana kuko ariyo iduhaye kano kanya ngo tuganire. Ni umunezero ukomeye, ntabwo ari imbaraga zanjye, si imbaraga z'undi muntu wese, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero nk'uko tumenyeranye kuri uyu munsi tujya tuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi dufite intego ivuga ngo twubake ku rutare ari we Kristo, cyangwa twubake ku rutare ari rwo Kristo. Dushimiye Imana iduhaye guterana muri ubu buryo bwa radiyo. Dushimiye kandi n'umuntu wese wabigizemo uruhare kugira ngo iri vugabutumwa rigende ndetse abantu benshi ribagereho. Imana ibaha umugisha. Turasoma Zaburi 11 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Haranditse ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Iki ni ikibazo abantu b'Imana bibajije. Avuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Imfatiro gusenyuka zarasenyutse, ariko iri jambo riravuze ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Intego iravuga ngo twubake ku rutare ari rwo Kristo. Imana ishimwe. Iyo umuntu yubatse kuri Kristo, nubwo yageragezwa cyane, nubwo yaca mu makuba menshi, nubwo yaca mu gikombe baka, nubwo yanyura mu mwijima, ariko yarubatse ku rutare ari rwo Kristo, aba yumva ari amahoro. Imana ishimwe. Rero iri jambo riravuze ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Nta kindi kintu cyazanye Satani usibye gusenya abantu b'Imana, usibye kunaniza ubwoko bw'Imana. Iri jambo rero Dawidi yarivugaga hari ibyamunanije byinshi, hari ibyamusenye byinshi. Arandika aravuga ngo niba imfatiro z'umukiranutsi zishenywe, cyangwa se niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Imana itugirire neza. Reka tuvuge ibintu 7 umuntu yakubakaho mu buzima, amaherezo bigasenyuka. Ibi bintu 7 umuntu ashobora kubyubakaho, ariko amaherezo bigasenyuka. Imana itugirire neza. Imfatiro 7 umuntu yakubakaho, ariko zikazageza igihe zigasenyuka ntizigumeho. Turi mu isi dukenera ibyiza, dukenera kurya, dukenera kunywa, dukenera ibyiza, dukenera gusa neza, dukenera akazi. Ibyo ni urufatiro rwose, urufatiro rw'ubwiza. Hari ibintu dukenera mu isi. Bibiliya niyo yabivuze neza. Yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakishe gukora ibyiza badacogora. Ubwiza n'ibyiza ni urufatiro, ariko nabonye ari urufatiro rushira. Umuntu ushobora kumubona ari mwiza none,
ukamubona ameze neza kubera ko yambaye umubiri, mu kanya gato ugasanga ibyari ubwiza byahindutse ibindi. Urufatiro rw'ubwiza rero ni urufatiro ariko rujya rusenyuka. Imana itugirire neza. Umuntu arisiga ngo adakanyarara kugira ngo agire skin nziza cyangwa umubiri mwiza, ariko nubwo ibi byose bikorwa birangira n'umundi umuntu umubiri nta kintu wawukorera ngo utakunanira. Ariko iyo washize ibyiringiro byawe muri Kristo Yesu, uba wumva uri amahoro, uba wumva niyo umuyaga wahuha, imivu igatemba, byose bikakwikubitaho, uba wumva ntacyo waba, kuko wubatse ku rutare ari we Kristo. Imana ibaha umugisha. Imigani ibice 31 umurongo wa 30 haranditse ngo ubwiza ni urufatiro rwiza ariko rurashira. Imana itugirire neza. Icya gatatu, ubutunzi. Ubutunzi nabwo ni urufatiro rwiza. Ubutunzi ni urufatiro rwiza. Amafaranga ni ubutunzi, uburabote cyangwa ubwiza ni ubutunzi, ariko ibyo byose birashira. Muri make ibi ngibi ni ifatiro z'ubuzima. Kugira ngo tubeho neza turashaka ubutunzi, ariko imigani 23 ubutunzi bujya butera amababa bukadusiga. Impamvu yo kubaka ku rufatiro ari rwo rudasenyuka ari Kristo, nuko dukenera ibintu byiza. Uzareba umuntu wese aharanira gusa neza, kwambara neza, kugira ngo nyine ibintu bibe byiza, ariko ubwiza n'ibyiza nabyo birashira. Nubwo waba umeze gute, nubwo waba warakijijwe mu myaka 100, ariko niba warubatse ku bintu, ukubaka ku bwiza, ukubaka ku bintu ubona mu buzima bigushuka, ibyo bizashira. Imana itugirire neza. Ariko wubatse ku rufatiro ari rwo Kristo, we ntabwo azamarwaho n'ibihe, ahubwo Imana izigwatiriza kuko yayubatseho. Imana itugirire neza. Ubwiza rero ni urufatiro. Ubu bwiza ariko ni urufatiro rushira. Turebye mu migani 31 umurongo wa 30. Ubutunzi nabwo nyine ni urufatiro ariko rurashira. Ubutunzi, ubwenge ni ubutunzi, abana ni ubutunzi, amafaranga ni ubutunzi. Zaburi 23 umurongo wa 5 haranditse amagambo avuga ngo ifatiro. Imana itugirire neza. Z'umuntu zishobora gusenyuka, ariko uwiringiye Uwiteka akaba mu bikari bye, haleluya, akubaka ku mwami w'amahoro utajya unanirwa, uyu nguyu ntacyaba. Rero ibi bintu ni ifatiro. Hari urundi rufatiro rw'amasezerano. Amasezerano ushobora guhabwa n'umuntu, umuntu akakubwira ati nzaguha inka n'urugero, ariko igihe kikaza kugera bakamunyaga, akaba adashobora gusohoza ayo masezerano. Ariko iyo wubatse kuri Kristo akaguha amasezerano, arayasohoza. Imana ishimwe cyane. Hari urundi rufatiro rwa 4, ni urufatiro rw'ubucuti cyangwa friendship. Ubucuti ni ngombwa kugira inshuti, ariko ubushuti nabwo bujya busenyuka. Hari igihe abantu bubaka ubushuti rwose, ariko kubera ko ari abantu nyine nabwo burasenyuka. Yesu abwira abigishwa ngo munaniwe kubana amaso nanjye mu kanya gato, muri Matayo 16:32. Bari baragendanye, bari barakoranye byinshi byiza, ariko bageraho barananirwa, batenguha Yesu, bananirwa kubana amaso nawe. Abantu tuzi Yesu, twagendanye nawe, tumaranye na Yesu igihe kinini. Ahari se wenda wamwakiriye ukiri muto, none urashaje, ariko nshuti y'Imana, ubaka kuri Kristo wenyine
niwe rufatiro rw'ukuri, niwe udashobora kukunanira, niwe udashobora gusenyuka, niwe udakangwa n'ibihe bibi, niwe udakangwa n'ubuzima bubi, niwe udakangwa n'ubukene, niwe udakangwa n'ibyorezo. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe, Imana itugirire neza. Rero izi fatiro abantu bakunda kuzubakaho cyane. Hari urundi rufatiro ari rwo nababwiraga rw'ubucuti, narwo rujya rusenyuka. Ubucuti rero bwiza ni ubushuti ugiranye na Kristo. Niba imfatiro zisenyutse, umukiranutsi yakora iki? Birashoboka ko ibyo byose wari warabyubatseho ariko ukaba ubona byarasenyutse. Umukiranutsi ikintu yakora, yakwizera. Imana tuyihe icyubahiro cyinshi. Urundi rufatiro n'ejo hazaza. Imigani 27 umurongo wa mbere haravuga ngo ntukiratane iby'ejo kuko utaze cy'ejo buzacyana. Uru ni urufatiro narwo ejo hazaza. Ukaba wenda wari ufite umuryango ukaguteganyiriza, ukaba se wenda wiringiye amashuri, ukavuga uti ngiye nubwo ntabona umugisha mfite amashuri. Hari umugisha w'umwingingano, hari umugisha twakuye igorogota, hari umugisha w'akavukanwa umuntu akawuvukana. Imana idusure cyane, haleluya. Ariko umugisha twakuye igorogota, Imana ishimwe cyane. Uyu mugisha wo ntujya uhinduka, Imana ishimwe. Ejo hazaza hari igihe abantu bahubakaho. Ni urufatiro narwo abantu bashobora kubakaho mu buzima, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye, ridukuriye inzira ku murima. Riravuze ngo niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi yakwizera. Riranatubwiye ngo kandi ntukiratane iby'ejo kuko utazi icy'ejo buzacyana. Imana idusure cyane. Iri ni ijambo rigaragaza ko ibingibi abantu biratana bishobora gusenyuka. Ariko ijambo rivuga ngo none se izi fatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Imana ishimwe cyane. Ushobora gusanga n'abantu biringiye izi fatiro, hari igihe kizagera bakabona yuko bibeshye. Kuko umuntu ashobora kwiringira undi, igihe kikagera akava mu mubiri. Umuntu ashobora kwiringira akazi kakarangira. Umuntu ashobora kwiringira umugabo cyangwa umugore, ibyo nabyo bikarangira, akanagusiga rwose kubera yuko ari umuntu. Ushobora kwiringira umwana wabyaye, umwana nawe akakubera ikigusha, umwana akakunanira. Ushobora kwiringira mwene so nawe akaba yahinduka. Ariko ijambo riravuze ngo niba ifatiro z'umukiranutsi zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi yakwizera. Umukiranutsi yakwegera Imana. Umukiranutsi yabona ko nubwo imivu yabaye myinshi n'imiyaga, ariko urufatiro rw'Imana rugihagaze kandi rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, amen. Hanyuma rero hari urundi rufatiro rwa gatandatu. Uru rufatiro ni urw'ubuzima. Yakobo 4 haranditse ngo mbese ubuzima bw'umuntu ni iki? Yakobo 4 umurongo wa 4. Ubuzima bumeze nk'igicu cyeyuka. Muri uyu mwanya ushobora kureba ukabona ufite ubuzima, ariko mu kanya gato ukabona ubuzima bureyutse. Twagiye tubona abantu batunze ibintu bya mirenge, ariko mu kanya gato ukabona rwose ntabyo bagifite. Ibi bijye bitwigisha yuko ibintu si urufatiro rwo kubakwaho rwose, ahubwo twubake kuri Kristo. Ibintu rwose natwe twarabibonye turabigira, ariko ibintu Bibiliya yavuze ngo ubutunzi bujya butera amababa bukigurukira. Imana idufashe. Rero ijambo ry'Imana va muri Yakobo ngo mbese ubuzima bw'umuntu ni iki? Ubuzima bumeze nk'igicu cyeyuka. Imana itugirire neza. Urundi rufatiro ni urufatiro rwa 7, urufatiro rw'icyubahiro cyangwa gukomera. Zaburi 49 umurongo wa 20 haranditse ngo umuntu uwo ari we wese ahwanye n'inyamaswa zipfa. Dawidi yakomejwe n'Imana, yagiraga inshuti akaba umuririmbyi. Murabizi ko Dawidi yabaye umuririmbyi akaririmba neza cyane. Dawidi kandi yari n'umuhanuzi.
Imana idufashe. Ubundi umuntu akubajije ngo umukiranutsi ninde, wumva umukiranutsi ari indi. Imana idusure cyane. Umukiranutsi ni itorero, ni uwizeye Imana. Ibi ngibi Imana iri kuvuga ni wowe uri mu itorero, Imana iri kubwira. Ni wowe winjiye mu nzu y'Imana ukamenyana na Kristo, ni wowe Imana iri gutumaho uyu mugoroba. Iri kukubwira ngo mbese imfatiro zisenyutse wakora iki? Bibiliya ikavuga ngo igihe imfatiro zizasenyuka umukiranutsi niyizere, kuko mu kwizera harimo igisubizo cy'ibintu byinshi. Imana idutabare cyane. Dawidi rero yakomejwe n'Imana, yagiraga izo nshuti ze nyinshi, ariko igihe kimwe izo nshuti nazo yaje kumenya ubushuti bwazo. Imana nidusure cyane. Hano rero ubwiza bushize, inshuti zigiye, icyubahiro gishize, wakwifata ute ko bishoboka nabyo? Ijambo ry'Imana riraguha igisubizo, rirakubwiye ngo wakwizera. Imana itugirire neza. Ntabwo Imana yareka gutabara bera. Niba ifatiro zisenyutse, Uwiteka akomeza gutura mu rusengero. Urusengero rero ntabwo ari aya mazu duteraniramo, izi bafunguye ntabwo ari rwo ndi kuvuga. Urusengero ni urw'umutima w'umuntu. Imfatiro zishobora gusenyuka, ariko umutima wawe ukiri urusengero rw'Imana. Ejo hazaza haba habi, wakwifata uti icyo gihe? Niba ifatiro zisenyutse, mu mutima ni rwo rusengero rwera. Dawidi yarakomeye, yaratunze cyane, yagiraga inshuti kuko yari umusirikare, akaba umwami. Aribaza iki kibazo gikomeye, aravuga ngo ntugire ubwoba bw'ubuzima. Ntabwo Imana ihunga umuntu kuko yagize ubuzima bubi. Haleluya. Umuntu washobora kukubona umerewe nabi agahunga, ariko Imana yo ntishobora kuguhunga. Niyo mpamvu ukwiriye kuyikomezaho. Ntabwo Imana ireka umuntu kuko akennye, ntabwo Imana ireka umuntu kuko yashaje. Imana idusure. Matayo 16:18 ati Yesu yabazaga ikibazo, arababaza ngo mbese abantu bagira ngo ndinde? Bamwe bati uri Eliya, abandi bati uri Yohana, ariko Petero aravuga turi Kristo umwana w'Imana. Yesu aramubwira ati ibyo ntubibwiwe n'umubiri, ahubwo ubibwiwe n'Imana. Imana itugirire neza. Ahita amubwira ngo nzubaka itorero ryanjye ku rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imana idufashe cyane. Ibyakozwe n'intumwa 27. Uru ni urugendo uhasomye, wahasanga urugendo rwa nyuma Pawulo yakoze, ari rwo Bibiliya, kubize Bibiliya ari rwo bita urugendo rwa gatatu. Yari yaravuze ko atazapfa atabwirije. Imana itugirire neza. Imana idutabare bene data. Yesu rero, Yesu umwana w'Imana. Oh haleluya. Reka mbabwire iby'ubu bwato. Ubu bwato bwarimo ikibazo gikomeye. Ubu bwato bwarimo umuraba mwinshi. Uru rugendo Pawulo yari arurimo, ari imbohe, ari majyanwa i Roma. Ageze rero muri buno bwato, haboneka umuyaga mwinshi, haboneka umuraba mwinshi. Umuyaga urahuha, abantu bariheba cyane, bagira ngo bari bupfe. Ubu bwato bwari bunini cyane. Rero ubu bwato bwarimo nyine nyiri inkuge, nyine uwari ufite ubu nyiri inkuge wari waraguze inkuge. Bwarimo umwerekeza, bwarimo kandi abasirikare, bwarimo abacuruzi, bwarimo abagenzi, bwarimo imbohe na Pawulo ariyo, bwarimo abantu batandukanye. Urumva ubu bwato bwarimo abacuruzi, bukabamo umwerekeza, bukabamo abasirikare, bwarimo nanone abandi bantu b'abagenzi basanzwe, bwarimo imbohe, bwarimo abantu benshi. Bwarimo na komando wari uyoboye ingabo zari ziherekeje imbohe zari zigiye gucibwa urubanza i Roma. Baratsuka. Reka mbabwire ibintu bine. Muri ibi bintu bine, mu byakozwe n'intumwa ibice 27 umurongo wa 10, niho havuga ngo Pawulo ati
uru rugendo rurimo amakuba menshi. Ibanga ryo kumenya ibyo abandi batazi ni ugusenga, nta kindi. Pawulo kuko yari inshuti y'Imana, amenya ko urugendo rurimo amakuba, abwira bene se ati uru rugendo mubona turi kugenda rurimo amakuba menshi. Birashoboka ko bamupinze, birashoboka ko bamufashe ko ari umubeshyi. Imana itugirire neza. Dukwiriye guhorana ibanga ry'Imana muri twebwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko impanda y'Imana izumvwa n'abakiranutsi, kandi abadakijijwe bo ngo ntabwo bazayumva. Imana idufashe. Imbere y'ubu bwoko bahuye n'amakuba n'ibyago bitatu. Umuyaga ngo wahushye buhoro, bibwira ko babonye ibyo bashaka. Imana itugirire neza. Hari ukuntu Imana ijya ishyiramo inyoroshyo, ukibwira ko ibintu byose washakaga ubibonye, ukibwira ko mu murimo w'Imana ibintu bigenze neza, ukibwira ko ari amahoro. Imana itugirire neza. Ngo bibwira ko babonye ibyo bashakaga. Dufite amasezerano, ariko aya masezerano ntabwo ari ay'ibiryo gusa, ntabwo ari ayo kunywa amata, ntabwo ari amasezerano gusa y'imigisha. Ngo uvuge isezerano rikuru dufite ni ukujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Kandi kujya mu ijuru, erega harimo n'abafite n'amasezerano yo gupfa, nabo barayafite, akaba azi ngo igihe azapfira. Ariko reka mbabwire, ijambo ry'Imana ritubwira ko ibyo bimenywa na Data wenyine, kereka Imana ishatse kubihishurira. Imana idusure bene data. Ngo umuyaga rero uhushye buhoro, bibwira yuko bagiye kubona ibyo bashaka. Imana itugirire neza. Hari igihe nyine Imana iduha amasezerano, tukibwira ko ibyo twashakaga tubibonye. Umurongo wa 13 na 14, hahuha umuyaga, urugendo rutangira kuzamo za ngorane. Baterwa n'umuyaga witwa urakuro, uhushye cyane, uterura inkuge uyivanaho. Imana itugirire neza. Bahambira inkuge biranga. Abajyanama aho bari batazi kugira ngo inkuge yoroherwe, bakoresha ubwenge bwabo, bajugunya ibintu, amazahabu, amakawa bari bajyanye i Roma, bakomeza kugenda. Ariko hashize iminsi baterwa n'umuyaga witwa ruhuhuma. Murongo wa 24, ngo twese turiheba ko nta uzarokoka. Hari abatemera intege nke, hari abantu batemeraga n'intege nke zabo, ariko ngo bano bo barihebye, babona yuko nta muntu n'umwe uzarokoka. Imana itugirire neza. Hari igihe umuyaga uhuha cyane, ukabona yuko koko utazawurokoka, ukabona yuko ibintu bikomeye. Imana nidusure bene data. Imana idufashe. Muri iryo joro Paul yinginga Imana mu mutima we, imusanga muri ubwo bwihebe. Usomye 22 umurongo wa 22 w'ibyo bice, umwuka ati humura. Imana ishimwe cyane. Byakozwe n'umwa 27 umurongo wa 22. Umwuka w'Imana asura Pawulo, aramubwira ngo humura. Haleluya. Umwuka nagusubure, aguhumurize muri izi ntege nke. Umwuka w'Imana nagusure. Haleluya. Arangije amubwira amagambo akomeye, aramubwira ati humura, kuko nta kintu muri bube. Imana idufashe. Aranamubwira ngo humura, uzagera i Roma. Umukiranutsi umwe rero yatuma itorero rigumya kubaho. Imana iramubwira ngo nguhaye aba bagabo, muzagera nayo, nta n'umwe uzapfa. Nimuvugire ngo amena. Iramubwira ngo aba bagabo bose ureba muri iyi nkuge, nta n'umwe uzapfa, ahubwo bose muzagera nayo. Nimuhumure bene data. Inkuge rero yaje kumeneka, ariko imeneka, Imana yabwiye Pawulo ko akwiye guhumuriza ubwoko bw'Imana ko nta muntu n'umwe uzagira icyuba muri iyi nkuge. Imana idusure. Iranamubwira ngo kandi n'umusatsi wo ku mutwe ntacyo uzaba. Aramubwira ngo inkuge izashwanyagurika, ariko nubwo izashwanyagurika nzakurinda. Nshuti y'Imana,
inkuge yarashwanyaguritse. Ntiwabibonye se? Inkuge yarashwanyaguritse, ariko nubwo inkuge yashwanyaguritse igashinga umutwe ku butaka bwo hasi, ariko uracyari muzima, uracyariho. Hereza Imana yawe icyubahiro. Inkuge yari irimo abantu 272. Pawulo ahagarara aho ngaho ati, arababwira ati humura, umusirikare mukuru aba yabyumvise. Arambwira ngo ntimurye iminsi 14, mumare igihe mutarya, Imana itugirire neza. Iyi minsi 14 bayimara batarya. Pawulo noneho igihe kiragera arababwira ati nimusoze amasengesho, nimurye, Imana idufashe. Nigeze gusenga iminsi myinshi, numvaga mfite inzara n'inyota byo gusenga. Ndasenga, nibwiraga ko Yesu yasengaga ntagira inzara, nkibwira ngo nanjye nisenga sinzagira inzara, nta nico naba. Ariko maze iminsi myinshi numva merewe nabi, numva ngiye gushiramo umwuka. Iminsi 7 Imana iranshoboza, ariko nayirangije nta nkuru. Imana itugirire neza, kubera ko twebwe turi abantu, turi abanyantege nke, ariko Imana niyo ishobora kukwambika imbaraga kugira ngo ushobore ibyo wowe utakwishoboza. Kino gihe rero bari barimo, turebye ku murongo wa 33, ngo yenda umutsima arawushimira. Imana idufashe cyane. Arawushimira, kandi hari mu muyaga mwinshi, ndetse uwo muyaga ngo wari ruhuhuma wendaga kubata ahandi, ubata ngo n'ahantu batazi. Pawulo ngo arawushimira, arabwira ati mwese nimurye, ntihagire umuntu n'umwe utarya, kuko tugiye gusukwa ku kirwa. Imana itugirire neza. Hari ku ngoma y'Abaroma, itegeko ryavugaga ko nibacika aba banyururu nibabacika bajya mu cyimbo cyabo. Abasirikare bashaka kwica imbohe rero. Imana itugirire neza. Komanda gwabiza imigambi y'abasoda cyangwa yabo ngabo nyine bari bagiye kwica imbohe cyangwa bacunga abo banyururu, ngo Pawulo arokoke. Imana itugirire neza. Pawulo yagiriye umugisha kuri uyu mukomando. Impamvu nyine yamugiriyeho umugisha nuko Pawulo nyine atagombaga gupfa Imana idashohoje amasezerano ye. Nawe humura, nta kintu uzaba, Imana izasohoza amasezerano yawe. Imana itugirire neza cyane. Abasare rero bashaka kugenda, barababuza. Inkuge imaze kumeneka, Pawulo arababwira ngo nimuhumure, abazi koga nimwirohe mu mazi mwoge. Abanyantege nke bafata imbaho, abandi bafata uduce tw'imbaho. Bose uko ari 272, Pawulo arababara, bose bararokoka. Imana idusure bene data. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Timoteyo wa 2 ibice 2:19, Paulo abwira Timoteyo ati urufatiro ruracyariho, kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Imana nishimwe. Nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi rwanditsweho ngo oh haleluya, Uwiteka azabe. Ndagira ngo rero mbabwire ko Yesu ari we rufatiro. Tujya turirimba ngo naho imirima yarumba singira icyo soroma, arampaza wenyine. Ariko uzarebe iyi mirima yarumbye, utangira gutuka Imana, utangira kwiheba, utangira kuvuga ibintu byinshi. Imana itugirire neza. Hari umupfakazi witwaga Ana, yari amaze imyaka 7, akomeza kuba mu rusengero, amara imyaka 80, yarabwiwe n'Imana ko atazapfa. Imana itugirire neza. Yari yarabwiwe n'Imana ko atazapfa ataraterura Yesu. Imyaka 101 yizera Imana, akora ibyo yamubwiye. Imana yaje gusohoza ibyo yavuganye nawe. Imana itugirire neza. Itorero rero Imana iraririnze rwose. Imiyaga ni myinshi mu mibereho, mu buzima, ariko urufatiro rw'Imana ruracyariho, kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Pawulo ngo aterura urukwi ngo yote
incira ihita imuruma, bati ni wa wundi waduteje ibyago, bati noneho idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Urebye hano mu byakozwe n'intumwa ibice 28 ngo ariko Pawulo akunkumurira mu muriro ntiyagira icyaba. Ngwino ukunkumurire mu muriro nawe humura ntacyo uzaba. Imana izakugirira neza, Imana izakurwanirira. Haleluya! Imana izakubera Imana, Imana izakubera umutabazi. Nubwo imfatiro zasenyutse, ziriya fatiro z'ubuzima wari wubatseho, urufatiro rw'ababyeyi ukarwubakaho, igihe kikagera ababyeyi ukababura, urufatiro rw'inshuti ukarwubakaho, inshuti zikaguhinduka. Izi mfatiro zose uko nazibabwiye, urufatiro rw'ejo hazaza ukabona nta ejo hazaza ufite, urufatiro rw'ubwiza ugashakisha ubwiza, ukabushakira ahantu hose mu mavuta, ariko ukabona biranze. Ariko uru rufatiro rwa Kristo rwo ntabwo ruzasenyuka, ntabwo ruzahangurwa n'iminsi. Ingoma ya Kristo izahoraho iteka ryose. Amen. Rero bavandimwe, iri jambo ryatubwiye ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Iki ni ikibazo ukwiriye kwibaza, nanjye nkakibaza. Imfatiro zarasenyutse, turabibona. Amasezerano ukabona ayo Imana yakubwiye ntasohoye, hakaba nayo wahawe n'abantu nayo ntasohore. Imana hari ikintu iri kugusaba kugira ngo wihane, kugira ngo tubone uko tuyishimira neza. Erega buriya imfatiro nubwo zaba zarasenyutse ntibikuye ko Imana izatabara abayitegereza. Imana itugirire neza. Iyo Imana yakingiranye umuntu, nta muntu n'umwe wamukingurira, kandi iyo Imana yamukinguriye nta muntu wamukingirana. Imana idutabare bene data. Imana ni umugabo w'abapfakazi. Imana irakenesha kandi igakenura, ishyira hejuru mu gitondo ikaba yamanura nimugoroba. Imana idufashe. Itanga amafaranga ikanayambura abantu, igirira neza abami. Iyo yagukenesheje ntawe ugukenura n'ukuri, ariko iyo yagukenuye kandi ntawe ugukenesha. Imana itugirire neza. Imana idutabare. Imana irakiza, nta kintu na kimwe Imana itakora igihe umuntu ayiringiye. Imana ibaha umugisha. Rero uyu mwanditsi aravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Mbibutse ko intego yavugaga ngo twubake ku rutare ari rwo Kristo. Imana idusure. Hari abantu bubatse ku bindi, ariko ibyo bubatseho bijya bishira. Imana itugirire neza. Umuntu ashobora akubaka ku mafaranga kuko wenda afite akazi, ariko se ubu ngubu aka kazi gahagaze, uyu muntu yabahate. Ariko tuzubake kuri Kristo kuko niwe rufatiro rutanyeganyega. Imana ibaha umugisha. Nukuri aya ni amagambo numvaga ari kumfasha, kandi dusomye mu Bakorino ba mbere ibice 14 murongo wa 33 haravuga ngo kuko Imana itari y'umuvurungano, ahubwo Imana ari y'amahoro, nk'uko bimeze mu matorero yose y'abera. Imana ishimwe. Ikizakubwira ahantu Imana itari nuko harangwa umuvurungano, kuko ahantu Imana iri harangwa n'amahoro. Iryo ni ihame ry'Imana, harangwa n'amahoro. Ese ni iki kizana umuvurungano mu itorero? Ni Satani. Ariko iyo umuntu yubatse kuri Kristo ntabwo ashobora kuvurungwa n'ibije byose. None se niki kizana amahoro mu itorero? Igisubizo nuko ari Imana niyizana amahoro mu itorero. Bivuze ko abanyetorero mu mibereho yabo bakwiye kwihata gushaka Imana no kuyegera, kugira ngo ibe muri bo, maze amahoro itanga aganze muri bo. Haranira kuba umusemburo w'amahoro muri bene so. Imana ibaha umugisha. Rero Imana idusura aya magambo niyo numvaga twaganira,
kandi aya magambo yanyubatse cyane, aya magambo yambereye inkomezi. Hari imfatiro abantu bari bubatseho, nibahindukire bubake ku rufatiro rwiza ari rwo Kristo. Kristo ntajya ananirwa, Kristo ntajya asaza. Imana ibaha umugisha. Umuririmbyi yaravuze ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza akurikire umwami Yesu. Aravuga ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Iyo turi kwigisha uyu mwanya, tuba tugira ngo imitima y'abantu yongere kwakira imbaraga, yongere kwakira agakiza, kuko bitinze cyangwa bidatinze Yesu azaza. Impamvu yo kubaka ku rufatiro ari rwo Kristo, nuko Kristo ari utazasenyurwa, naho ibindi byose bizasenyuka. Imana itugirire neza. Niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakwizera kugira ngo aramire mu gihugu. Imana ibaha umugisha. Bene data, nifuje ko dusengana umwanya usa naho uhagije. Waba ufite icyifuzo kikuremereye, waba se warananijwe rwose ukaba warishingikirije kuri izi fatiro, iyi saha ukaba uri mu kaga. Nkomeza kubwira abantu bagiye banyandikira bama ibyifuzo ngo mbasengere, ndacyabisengera rwose, kandi Imana hari ikizakora. Ibi byifuzo byanyu cyane cyane abagiye bandika basaba ko basengerwa bakihana, bagakizwa, bagatangira no kwigira umubatizo, abo ngabo n'ubu turabakira. Imana nibampera umugisha. Oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Niba imfatiro zishenyutse, umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi yakwizera. Oh haleluya. Niba ibintu bikomeye ukaba ubona byanze, umukiranutsi yakwizera, kandi yakwizera ibintu bigakunda. Imana nishimwe. Reka rero dusengane Imana. Ndagira ngo nguhe nimero ushobora kuza guhamagaraho, hanyuma tukagusengera. 0783 wakohereza message ubona ukeneye kwakira umwami Yesu, tukagufasha rwose. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo iki gihugu cy'abera tujyamo, nawe uzabashe kukijyamo. Reka dusenge. Nyaguhora ku ngoma, ni wowe Mana ikura ikuzimu igakurayo. Mweretse ubwoko bwawe buteze amatwi iyi radio. Ndasenze kugira ngo aba bantu bumve. Mana, abarwayi bakize, abari mu kaga gatandukanye aba nabo basure. Mana, icyo tukuziho nuko ujye udusura no mu makuba yacu, ujye udusura no mu ngorane zacu, ujye udusura ibintu bikomeye. Mana, abantu bateze amatwi iri jambo ry'Imana ndabasengeye. Mana, hindura amateka, irukana karande z'uburyo butandukanye bajya babaturaho mu izina rya Yesu. Mana, watubwiye ko iyo umuntu akijijwe abatandukanye n'ibizira, abatandukanye na kamere y'umubiri, abatandukanye n'ibintu bimusubiza inyuma. Mu izina rya Yesu, uyu mugoroba hari bene data, hari abashiki bacu bifuje kukwakira, hari barumuna bacu n'abasaza bacu muri Kristo Yesu, hari ababyeyi, abasaza n'abakecuru. Mana, nyaguhora ku ngoma, suri y'imitima, sura haleluya, suri y'imiryango mu izina rya Yesu. Igihe abantu babuze ibyiringiro, igihe abantu babuze inzira, Yesu ni wowe nzira, Yesu ni wowe nzira n'ukuri. Igihe abantu babona ko imanda y'Imana itinze, Yesu ni wowe twizera. Ubugingo turabusengeye, nta kindi kintu abantu twaruhira usibye kuzabona Imana. Jambo ryawe ryatubujije kwiratana ibyesho, jambo ryawe ribuza biratana icyubahiro, ubwo wavuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro. Oh haleluya. Ngo nibabishakishe gukora ibyiza badacogora, ngo kandi abo ngabo uzabitura ubugingo buhoraho. Ndasengera abatuye ibyaha by'ubusambanyi, ndasengera abatuye ibyaha byo kwiba, ndasengera abatuye ibyaha byo kwiyahura, ndasengera abari biganyiriye bihebye ubuzima bubananiye, abashonje babuze icyo barya, abanyeshuri babuze minerivare. Uwera wa Isirayeli, wowe wirahiriye ukavuga ngo
ntuzareka Yakobo, bari kongera kugaruka mu itorero ryawe. Mana, dusengeye abaguye, abagushijwe n'ibiyobyabwenge, abagushijwe n'amayoga, abagushijwe n'ibindi bintu bitandukanye, mu izina rya Yesu tubagomororeye Kristo, turabagaruye, tubazaniye Imana Data Uwiteka nyaguhora ku ngoma. Hari abumvise rino jambo, hari ifatiro bari bubatseho, hari abampa ibyifuzo yuko bari bubatse ku miryango, bari bubatse ku ngo, ariko birangira n'abandi bagiye mu byaha, birangira abandi bapfuye bava mu mubiri, ariko kukubakaho Mwami, haleluya, ni iby'igiciro cyinshi. Wowe ntabwo ujya upfa, wowe ntabwo ujya usaza, wowe ntabwo ujya unanirwa, wowe ntabwo uri umukene, wowe ntabwo ugira amatiku Mwami. Uri Imana yera, uri Imana ikiranuka. Rwanirira aba bantu, hari abari guhura n'uruvugo, hari abari kubeshyerwa, mu izina rya Yesu ni ukuri ndasenze Uwera wa Isirayeli kugira ngo utabare uko wagambiriye gutabara. Izina ryawe niryubahwe. Dusabiye umugisha umuntu wese, ari ufite umugabo, ari utamufite, abapfakazi, imfubyi, Mwami w'abami Yesu, ari abacuruzi bari gucuruza bakabona n'ibigenda, ari n'ababandi Mwami bubatse kuri izi mfatiro, bakubaka ku butunzi, bakubaka ku miryango, bakubaka ku bwiza, bakubaka ku cyubahiro no gukomera, ndetse bakagerageza kubyirata. Mana, ndabasengeye Mwami wanjye kugira ngo bamurikire, kugira ngo Mwami bave mu mwijima, binjire mu buntu bw'Imana, binjire mu mucyo wa Data, binjire mu mucyo wa Sebuja. Urakoze Mwami, uko wabanye na Pawulo igihe yari ku kirwa, igihe inkuge yamenekaga bakogera ku tubahu. Tugushimiye utubahu wagiye uha abantu, tugushimiye utubahu wagiye uha itorero, tugushimiye utubahu Mwami. N'ubu turabigushimiye kugira ngo urokore umuntu wese. Hari ingabo watanze Mwami, hari utubahu twabonye igihe inkuge yari imenetse, igihe ibyo twiringira byari birangiye. Mana, twarakubonye, Mana, twarakubonye, Mana, twarakubonye, Mana, twarakubonye, haleluya. Mana, twarakubonye, twabonye uri Imana itananirwa, twabonye uri Imana idasaza ngo yitwaza akabando, haleluya. Dusabiye umugisha umuntu wese ukurikiranye ubutumwa bwiza, kandi iyi radiyo nayo turasenze Mwami ngo uyagure, mu izina rya Yesu. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana, amen. Yaturemeye kumuhimbaza, turabimushimiye. Yaturemeye kumuhimbaza, turabimushimiye. Yaturemeye kuyimbaza, turabigushimiye. Hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, ibyo byose uri guhura nabyo bibabaje umutima wawe, Yesu araje kugira ngo agushyire mu mahoro. Imana ibahe umugisha. Shalom, amen.